we adi hagarara mu adi wose kuri fake man hagarara n'umusazi mu muhanda aranyiyatse ubwaragiye niwe nakubwiye uko ari hagarara hano tubiganira wanjye wa mbere uriye nakubwiye dore none ibintu birancanze ubwo ndi kwiyumvira umugore wanjye yasaze gute je biri kuncanga ibyo ntabwo ndi kubyumva neza umuntu ari ngiye guha akazi tukazamukana twabyumvikanye wakanyima se wakanyima ngo nuko umuntu ahuye n'ikibazo hariya ubu se wahita unyima akazi kweli akazi ntabwo nakakwima ariko nanone mbagomba kumenya nimba uri tayari mu kazi kanje ndi tayari kuko nshobora kuvuga akazi ugasanga ibintu byinshi birapfuye birangiritse ndi tayari hubwo nawe gusa banza umenyera ikibazo kimbayeho yenda ibindi bize nyuma ariko uyu mugore wanyu ndamureka akomeza aho bagira se mw'uyu mujyi kandi uri ari umusazi dusanzwe tumunyuraho abantu twese umusazi ariko hari impamvu nshaka twica dore hageze reba yageze ndashaka kugenda kumubwira none byo yibwira reka tubyihorere sibyo ahubwo icyo ngiye gukora reka twivugire ku bintu by'akazi nakundi nyine ubwo biganza n'ukuri cyambere nakazi ndabizi nyene nakazi ariko dore reba ahantu ageze naye ndashaka basi tubikore vuba kandi urabizi ukuntu nkora ariko ntabwo nareka uriya mugore nta kibazo reka bagende kuriya naye ndashaka kumenya ikintu cyatumye asara ndashaka kumenya ikintu cyatumye asara boss nta kibazo reka byere kumvanga dore n'ubundi bafite ibintu byinshi byo gukora weho ahubwo kuri amafaranga twavuganye reka mbe nguhayeho yandi nakwemerera nyine gusa ufite telefone se nta kibazo mbwira nimero ndaguha na code nta kibazo n'ukuri boss nta kibazo mbwira nimero 078 079 nta kibazo 32 4 izindi zikurikiranye Kizo n'ubundi gukora nawe kwemerera miliyoni 7 zamanse ubwo ngubwo uriya munsi twavuganye newe tuza guhurira oya nta kibazo weho ahubwo mu gitondo uzinduke mu kazi urakoze uramureye utumye ibintu byanjye byose bikemuka kubera nta none se Juma adi maze kukwishyura se ubwo nje naringiye bonye umugabo ngiye gukora ubu umva ntuzabeshye uri kumva umva n'agatimba nakaguze we ako ndaberewe ndabona neza kuva wakagera muri uyu mujyi wa Kigali ese ubundi mu cyaro uzi ukuntu twari tubanye sheri si bisanzwe se nta kintu cyahindutse byose ngaho haguruka nkwereke ikintu cyahindutse wari bwambara ikanzu nk'iyi ngiyi kwe ase sheri uragira ngo ujye nambaye hari ukuntu mbikubwira wenda ugashaka kuzana ibintu hari ukuntu rero ngiwe ndumva yuko ibintu byaha mu rugo bitari ko biragenda neza kubera wigeze wambariye ikanzu tukiri mu cyaro ase sheri reba dokara nambere maze ase reba katambereye wowe karakubereye n'ibyo pe none urajya ngiye nkomeza nambaye ibintu byo ndabona karakubereye ubundi wabitangiye ibyaha ase sheri ko nzi kuva tugeze hano niho bwa mbere mbikubona igihe byanancanze rero sinzi uko twabiganiraho ukicara hano mbabarira kwanza banza wicare sheri nabitangiye ryari neza nagiye ku isoko ndakabona ndakigura uberewe n'ikanzu hano itagera hepfo y'amavi ase wo nsajya morana ubuturage wagiye ureka ntabwo wahorana ubuturage biranumvikana pe ariko ahubwo inyuma yo kudahorana ubwo buturage nicyo kintu ushaka kumenya ese Gakire yaraguhinduye wumvisha amabwiriza yiwe nicyo kintu nkeneye kumenya ase uwo Gakire nanjye mu rugo rwawe Gakire azamugura nta no gushaka yuko ari buzima wapi ntabwo mbishaka mbese kuva aho nakubwiriye Gakire ibintu ariko aragaragaza muri uru rugo nta n'ubwo urabibona
Sheriga uriya ni Gakire none afite ibye nanjye ikibazo ni iki nagira nkubwire twabonanye na boss wanje ejo bundi anyemerera akazi ariko gusa hari akantu kabayemo gatoya twahise tuzamutse nyine twavuganye yuko agiye kumpa akazi bitamurana nawe noneho guhura kwiwe sanga abana n'ubumuga bw'umutwe ariko nariyumviriye se Naomi abana n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe gute ibyo byarancanze n'ukuri kw'Imana n'ubu ndacyabyiyumvira ndabitekereza uzi noneho nkimubona ibintu yankoreye yanyeretse yuko nta hanzi anyereka yuko nta kintu na kimwe yaba yibuka ko njye nawe turi kumwe ubundi umushaka iki Sheri ni uri kubimbwira ngo nawe umushaka iki ni njyewe uri kubikubwira uramubaza iki wamuretse ese ntabwo ubizi ndabona haratimbuye inama yo gukomanga wose uruwaye kandi ko uzi utwiturahe uvuyeyo ariko se ubundi ushobora kwinjira mu nzu y'abantu gute utanakomanze nicyo kintu ushaka kukubaza ahubwo ese mwebwe murabaye mwageze hano gute babaye ako urashobora gushiruka n'isoni urubahutse uranica oya sorry mumbabarire turakubabarira aha oya ntabwo mbyumva ukuntu uraza ukanyicarira mu ntebe zanjye ubundi se uruwahe ahubwo se ubundi ashize isoni aranicaye mwino ntebe wowe uricara nkande wihaye karibu ubwo n'abandi umushyitsi none se uru rugo ubona ari mu rw'abakecuru ntabwo ari urugo rw'abantu b'abagabo nageze hano sibyo hoke hano miruka ari mu rugo ngiriza nkubwire nta bintu byo kuvuga ngo uri kurabivugira hano ahubwo wewe ikintu ugamije ni igiki asesheri ubundi kugamiza umugore wawe wundi uzanye iki uyu si undi mugore uzanye ibikoresho ni ibi mirukana ahubwo gambwire reka mwegere mubwire kuko uri uwahehe none umugore ashyira isoni ndakubajije uri uwahehe sheri uyu mugore si uwawe uyu mugore si uwundi uzanye reka ndakubaza ubundi wowe wiha karibu hano mu nzu y'umugore n'umugabo nkande ese muratuje n'abasobanurira uradusobanurira wica mu nzu yacu cyangwa uradusobanurira uri hano nta n'ibyo njyewe nkeneye gusobanurirwa namwe hari ahantu nkuzi oya hari ahantu nkuzi njyewe uri kuncecekesha mu nzu iwanjye wowe nkande ko oya njyewe ubwo natuza ntabwo natuza ibintu bifite amafuti nk'aya ngaya murancecekesha nkande ase watuje akatubwira ubundi ariko rero njye ubanza kigali rwose njye wagira atanyibwirira wabwiye umugabo wese agaceceka yatuje ndaceceka natuzugura umugabo gambwira marure kabiri wamaze kujya hanze ase watuje akatubwira ariko uyu muntu aratubwira iki tuza tubwira dusobora tansobanura iminota itarenze 3 ube wacokeye amasegonda 30 sister umva rero njye basi munyangane ko nashe nyine nticara nsikonje mu rugo meruka dutuyemo hano ahubwo hari ibintu tumvikanyeho nk'abavandimwe baragenda ndeba gusigara mu nzu njyenyine nanjye ndagenda mba ngiye mu cyaro umuvandimwe uyuhe bundi nose ko inzu twayiguze ni gute mutatumvikanye ahubwo byiza mwayiguranye nawe si Gakire se Gakire rero ni musaza wanjye niyo mpamvu byamvanze ndetse yarabagurishije abagurisha inzu abagurisha n'ibikoresho byo mu nzu ibintu byose twabifatiye none se niba twaramuha amafaranga yari gukuramo ikintu na kimwe hano noneho abavandimwe none se ubundi yari kubijyana he kandi agurishije inzu yiwe ibindi yari kubijyana he none se basi basi se muzi ahantu yagiye natwe twaguze inzu ntabwo tuzi iyo yagiye ntabwo uzi ahantu yagiye ntabwo mayisi twe twaguze inzu akomeza inzira ze ese ubu ndamubona nta nimero yiwe ufite uvuze yuko ari musaza wawe nta nimero yiwe ufite nta fone nyikiraho gusa mumbabarire fone wayisize he mwana we okay basi kambabwire basi mu ncumbi kirimo ibintu yonye mbanze mushake nimubona uvuze ngo icumbi mu nzu yanjye ngo icumbi
wamubyeyi wamfashije koko umva reka nkubwire mbone wansokeye mu nzu reba niyo nzobe yawe oya winkorera ku mugabo oya niyo nzobe yawe unwarira umugabo wawe mbese ndajya ku muhanda ibyo si bindeba icyamenye uko mbona wansokeye mu nzu ariko sheri ndakwiye unyumve birashoboka ntabwo mbishaka oya ntabwo mbishaka birashoboka uribuka yuko Gakire yari yaratubwiye yuko hari umushiki we sheri ntabwo ibyo bindeba simbizi yari buje nansokere mu nzu nimero zote umuhamagara muko waguka telefone se sokera mu nzu barayibye sheri nansokere mu nzu ibyo wabura nimero ndakwinjize mu nyingi ahubwo sheri njyewe nsohoke muri iyi nzu muyigumanemo wowe nawe sohoke muri iyi nzu none ntabwo ari kunyuma nasohokerera ariko sheri waretse se sheri nansokere mu nzu cyangwa muyisigaranemo wowe nawe ako sheri ariko abantu b'abakobwa kubera ko mutajya mwumvikana mbese ntabwo wumva ikibazo kiri yuko ari Gakire yatugurije inzu akaba atatubwiye yuko yari afite mushiki wiwe ari ndabizi ndakoze umugabo mwiza nawe waza kumugira umugore nakundi nyene niba wumva yuko icyo cyiyumvira icyo cyagutekereje njyewe ntabwo ariko bintekereza ariko uriya muntu ari kuzira ubusa kuko ibintu twakoze na Gakire tukamukura ino nzu ntabwo ako madamu wemeye koko umwana w'umukobwa agenda kwangara hariya adafite icyerekezo na kimwe agiyemo koko ibyo si bindeba iyo ari bujye ntabwo handeba nta nubwo mashini harashize umwaka atamvugisha se halo oui ni sawa mushiki wanjye uwuhe se ubwo ko kuzi ko mfite bashiki banjye babiri mbese ninde wakubwiye ko yavuyeyo Jesus ahantu yagiye mbese nawe nari maze igihe mushaka ariko naramubuze ngeze aho ngaho ndabyihorera mbese ubu ngubu uramfasha iki aha ko mushaka vuba ubwo urumva ni ikibazo niba yagiye mu rugo kandi inzu narayigurishije ushobora gusanga nanije n'ababyeyi nubwo badahari kandi urabizi yuko ari umugore nawe ninjiriye mushakaho amafaranga ndayifata ndayigurisha kugira ngo muhe ku mafaranga abone ko nyine nanjye mfite amafaranga simpamya yuko atagiye guteza induru niyo mpamvu icyo ugomba gukora wowe ugomba kumunshakira ewana icyo bisaba cyose ndacyishyura kabisa sawa nta kibazo sawa mushiki wanjye yavuye mu cyaro habaye ikihe kibazo se